sabe yarampemukiye, noneho reka mbivuge, yarampemukiye. Iyi myaka ishize yakagombye kuba yaravuze ati Ndimbati reka ibi bintu birangire. Nagiye mbisaba inshuro nyinshi ntibyakemera. Ikindi reka no kuvuga sabe wenyine, Chita ujya gukora ikiganiro kimbambire, mujya kugikora mwarajyanye, urangije ugije muri gereza habaye ibiganiro, nza ngusanga nkuramutsa, numva uri umuntu wampumuriza, ugiye no kunyoherereza, ndakubwira nti ushaka akantu nshyiriraho kabyarawe, uribuka amafaranga wabaye nese amafaranga kuko nzaye gusubiza. none se kugaya ndayagaye kuko Chita Ndimbati oya ntabwo twumvikana. Chita urabyibuka mwimura mu modoka yanjye, wowe urabyibuka wowe? Hari uwo ngaruriye bye, singaruye ibyanjye. None se wibwira ko ubundi gikomere nzagishira amezi 9 ndi muri gereza nzira umuntu nzira ubusa? Rero Ndimbati aha nawe wabaje kwihorera aka kajya, noneho ngiye kubizana mbishyire hanze uko byakagenze byose, aho byavuye, intangiriro yabyo ndaje mbivuge, nari narabyihoreye. Sindimba uyu munsi ko harakaye iyo umuntu yiguretse. Sabe yarampemukiye, noneho reka mbivuge, yarampemukiye. Ubu uri umuntu w'umugabo wo kwirirwa rwose ubundabunda wirirwa usesera koko. Umugabo wo kwirirwa rwose ubundabunda wirirwa usesera koko. Umuntu ufite etage imeze aza kuyabona. Abantu baragiye babihishamo nimwabamenya, baragenda babihishamo nimwabamenya, basenya imiryango bitwaje amazina, bitwaje amafaranga binjiza YouTube, bitwaje biki, mubakomera amashyi, murabareberera, murabihorera. Ariko bamwe muri bo barimo barishyura agahinda najyanye, kuko najyanye agahinda, ndavuga Mana ndakwinginze, agahinda njyanye aba bantu bazakishyura, agahinda magurukanye aba bantu bazakishyure. Muraza kubona ibindi mutari muzi kuri abo bantu biyoberanyije imyaka myinshi, batajya bashyira hanze amafoto yabo, abantu batajya bagaragara mu mavideo, twe tugaragara umunsi ku wundi, abantu bahora bihisha inyuma y'amafoto n'amavideo batajya bagaragara. Muraje mumenye ibyabo, bari mu bitaro kubera iki? Kubera ubuhemu, kubera gusenya ingo. Muraje mubimenye, hari ibyo mutaramenya yagiye ifite. Bamwe muri bo batangiye kubyishyura, bamwe barasimbuka ibipangu. Ayo mavideo muraza kuyabona. Abantu